ubwo bantangiye kuva amaraso mu kanwa no mu mazuru imyenda baye amaraso bahita bafata bajya buri gikapu nari mbetse n'indangamuntu bahita bashyira muri butu y'imodoka bahita batse imodoka baragenda none mbonye bimbayeho yabatiri sinamenya niba ngara abadamu bumvise ntaka bakayihagarika kuko nabonye yabatiri ihagarara babasore barazafungura butu y'imodoka bankuramo banjugunye imbere y'abadamu hamaze kuba nk'isambiri n'igice z'ijoro yakoze mu mufuka amereza tunini tune arambwira ati tunywe turagukamuramo ayo maso yatukuye tukagabanyirize n'uburibwe naho ni Federica Yesu we naherutse nk'ibyo binini gusinziriza barayera barankubita umutwe cyane umutwe barakubise niyo mpamvu ntanavuga neza amenyo yashizemo niyo mpamvu ntanavuga neza ntabwo ari uko wavugaga cyane navuga neza ni ikibazo umutwe barakubise cyane barangije bagenda bajugunya kuta none amakuru nahawe n'abaturage bo kutari Rwanda ba bambuye kabanga bashobora kuba bafite umugambi nyirize no kunta mu Rwanda neza bazi kutari Rwanda ba kubera ko ngo babonye imodoka yo haje komando hazana na gitifu Kagari komando araza abaturage bamwe bati wabashije guha komando umwirondoro wawe mwamanye nk'amasaha nk'abiri nabwo sije navuga ko nk'Imana utazi kuri umuntu wari muri kuba kuyatanga umwirondoro ni Imana nkaba ngire nteza Buroni nkojya nkaceceka akarere ka Ruhango nkojya nkaceceka umurenge wa Ntongwe nkojya nkaceceka mbasha gutanga umwirondoro wuzuye yego noneho ari nako mvuga bamwe bati ni nako bavuga abakugiriye nabi bivuga nakana bivuga mu kanwa Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umwuka wera ubuzima buzima bubane namwe ibihe byose. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, turi kumwe n'umuntu w'Imana wabonye Imana mu bihe bikomeye ndetse n'ibyoroheje. Reka tugusuhuze. Uraho neza? Uraho neza cyane. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Amina. Nyemerera usuhuza abakunzi bacu urangiza unabibwire. Ndabashuhure cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi nifurije umugisha buri muntu wese udukurikiye. Nifurije gusoza umwaka neza, gusubizwa mu ntera z'umwaka n'amashimwe mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2025. Nitwa Yangire neza Buroni abamuka mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Ruhango umurenge wa Ntongwe. Ni umuntu wagiriwe neza n'Imana. Nahuye n'ibigeragezo kuva mu bwana bwanjye yego ariko ngiye nabona kubaho kw'Imana ariko byaje kumbera igitangaza kubona nicwaga n'abantu bakanjugunya bazi ko napfuye bakanjugunya ku rutare Rwanda ba nkaza kwisanga ndi muzima. Yego iyo ni incamake ndibaza ko icyo tugiye kuganiraho ugiye kudusangiza ku byakubayeho utubwire n'uburyo Imana irokora. Sinzi niba ufite n'ikimenyetso kigaragaza ko ibyo bintu ari ukuri. Ikimenyetso ndagifite ifoto hano. Yego foto hano ngero zamure. Niyo ku rutare Rwanda ba. Yego turaza kuyerekana neza cyane kugira ngo abantu babibone. Yego waba yisubije hasi. Hanyuma rero ndabanza mvuge ubuhamya kuva mu bwana bwanjye. Yego kwibara yibara nanjye kuva mu bwana bwanjye. Navuga ko navukiye muri Karande, abazi Karande. Navukiye muri Karande kuko papa umbyara yashatse abagore barenze 3. Hanyuma mama umbyara nawe yashatse abagabo barenze 3. Mama rero akaba ari we mugore muto. Urumva rero kubukira muri Karande navugaga naruhanye na mama urumva mama we yagiye ashaka abandi bagabo agenda ashaka na mugo zose agiyemo. Yego navuga ko rero Imana yabanye nanjye kuva mu muto bwanjye. Kuko muri izo ngo zose mama yashakanagamo hari umugabo yashatse andenza urugo. Yego abadenza urugo cyane mfite imyaka nk'ibiri.
mama asiga ndyamye yagiye mu mirima hari gushaka nk'ibyo guteka umugabo araza nterura n'ibyo ndyamyeho andeza urugo rurerure rw'imiyenzi rw'inyuma abona mama yumvise akantu kituye hasi akebutse arebye abona nige ahita azara aranterura ahita atekereza ati hari uyu mugabo njugunye umwana ntabwo nkunda urwo rugo ntabwo yarurayemo aho rero ikintu gikomeye cyane najya mubwira abantu dukurikiye uwo mugabo wanengeje urugo nahise niyita izina nahise niyita izina arabibuka nahise niyita agati barenze urugo kakagaruka agati barenze urugo kakanga kakagaruka kandi urumva nayo ifite imyaka 2 nari n'umwana muto cyane yego mama rero abaze kuva aho ngaho yashatse ahandi urundi rugo yashatsemo narwo naho nta mugisha nahaboneye kuko urugo rwa kabiri narwo yashatsemo nyuma yaho ngaho bandengeje urugo umugabo waho nawe yashatse kugira gute kunjugunya muri toilette mama nawe amufata neza arimo ashaka kunta muri toilette mama nabwo aho ngaho ahita hava urumva izo zose n'imfu zose Imana yagiye indokora urumva ko satani yanyibasiye kuba n'umwana mama rero yaje kureba noneho aho ngaho bashatse kunta muri toilette nawe nahise niyita izina nahise niyita kaje mu nkangara ndabyibuka cyane noneho mama yaje kureba ati uyu mwana bashobora kuzamunyicana reka nzamushyirisa ajyana kwa papa ngeze kwa papa nabwo nahise niyita izina nahise niyita Kabutindi urumva amazina nagiye niyita ntazi icyo asobanura yego hano abantu badukurikiye hazagira umuntu n'umbwira nta handi hantu numva umuntu usa Kabutindi muri Kabutindi tuzi ko ari ikintu kibi cyane ariko nise Kabutindi kuko nakuze nzwi ku izina rya Kabutindi n'ubu ngo barariza ahantu mvuka barizi cyane urumva rero ndarushye nkiri umwana ngeragezwa nkiri umwana nkura n'ibigeragezo ariko Imana ikomeza kubana nanjye nyuma rero subiye kwa papa urumva twabaye muri urwo rugo rwa papa turi abagore batandukanye papa rero yari umusaza yaje gutabaruka tuba muri urwo rugo bakuru banye na bashiki banje bagenda bashaka sigara njyenyine mu myaka nk'8 rero ntago byankuriye kuba nakwiga kubera nacyo kintu cyambabaje cyane kandi ari umuhanga cyane ariko kubera ubuzima nakuriyemo bw'ubupfubyi ntago nabashije kuba nakwiga byabaye ngombwa rero ko ntangira gushakisha imibereho abantu bazi mu karere ka Ruhango ubuhinzi bw'imyumbati cyane ubwo nkajya njyaho barimo bakura imyumbati nkatuna nkikorera imizigo ndi umwana muto cyane ninde wagiye kwinuraho binura imyumbati mu maseterine mu byindiko by'imyumbati ni jewe mba muri ubwo buzima ndakamirika kugeza ubwo naje kubona ko bitanyoroheye ninjira mu mujyi wa Kigali ninjiye mu mujyi wa Kigali najya gukora akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo aho nkoze bakankura cyane ibuka natangiye nkora akazi ko mu rugo bampemba 3 ku kwezi yego ari no muri za 2004 icyo gihe yena bagenda banzamura ariko none nkagira ikibazo nari mfite ikintu cyitwa kudahama hamwe nkaba ndahavuye nkasubira mu byaro ejo nkongera hagaruka muri ubwo buzima bigatuma nta kintu basha kubona kiterambere ubwo rero byaje nakomeje kuzunguruka nta terambere mbona ariko nkayanyuzamo nkajya gusengera mu barokore umuhanuzi akambwira ati Imana yashaka kuyikorera cyo gira ni umwana ariko mu bwana bwanjye nsubiye mu gatoya papa yari umudivantiste nasenyaga mu badive nibuka n'umwana muto mu myaka nk'8 10 nabasha guhagarara mu bantu nka 23 nkababwiriza nakundaga Bibiliya cyane aho nkanagiye hose Imana yashaka kuzayikorera ko sinkamenye ngo ese Imana azayikorera mu bihe buryo narakomeje ndazunguruka nyuma umuntu aza kumbwira ati rero naje kuba nk'ababaga bagiye Bugande ba Abdurrahman bari bakora agiye Bugande ni bahuzi abagabo b'imitwe yes ubwo nakomeje kuzunguruka muri Kigali nkora akazi ko mu rugo nkojya nkasubira mu byaro nkojya ngaruka muri zunguruka mbese ntahama hamwe kubona ko nta terambere zabona ariko numvise ko umuntu ugiye Bugande akira wazajya Bugande ko wenda namuse ngiye Bugande nagira ubuzima bwiza ubwo ndagira ubwira abantu buryo nagiye i Bugande n'amaguru yego Kampala ndangije
mfata igikapu cy'imyenda nari mfite myinshi ndamanukanye nasezera ku mukecuru wanjye ningiye Bugande. Abati sikiye Bugande usanze yonde uyanye nande nta muntu tujyanye ariko ngenzi yuko nzagerayo. Ubona agenda ngera Nyabugogo ndakatisha kandi icyo gihe nari mfite indangamuntu gusa. Kandi Bugande icyo gihe bari bataratangira kugenda ku ndangamuntu nako kungu bari bataratangira kugenda ku ndangamuntu. Ndagenda nakatisha nabyibuka Nyabugogo icyo gihe hagikora amabisi ya Onatracom katisha saa 8 ndahaguruka ndagenda ngeze maze gukatisha turagenda n'indangamuntu yanjye gusa tugeze igatuna mu gihe cyo guteza kashe nerekana indangamuntu bati indangamuntu ntabwo ijya Bugande nabarese ko nta bindi byangombwa bafite bati rero niba nta bindi byangombwa ufite turagusubiza i Kigali kandi wari nahagurutse Nyabugogo ufite itike gusa izageze Bugande. Noneho ndangije biranshanse mbasubiye inyuma mbabaye cyane n'agahinda kenshi cyane. Hanyuma ariko ubu mbere yuko mpaguruka ndayamwira abantu badukurikiye ko burya Imana isabye ikintu akiguha kandi yubwiye yumva. Mbere yuko mpaguruka nari nabwiye Imana ndayitakambira nti uzambabarire byibura ungeze Bugande ziko nengera Bugande zahitanyira. Nkora abasengesho musaba Imana kugira ngo izageze Bugande. Ubwo rero maze kubura ibyangombwa bake ntabwo uri bwabo kurasubira i Kigali nasubiye inyuma mbabaye nza guhura n'umuhungu arambye ati bite kubabaye bifite agahinda ndabubwira nti nari ngiye Bugande none buzi ibyangombwa byo gukomeza arambye ati se ufite amafaranga nkwambutse nkwereka aho uca nti ndayafite kandi ubwo ntawe nari mfite. Arangije rero ashisha ibusamo amaze kundeza umupaka w'u Rwanda tugeze hakurya mu Bugande arambye ati ngaho nyishyura ni nta mafaranga afite ati rero se wampaye akazi utari umpembe ndaye namabwira rero nuko nta mafaranga afite ariko afite imyenda naguha. Tugenda afunguye igikapu muhama nkuramo amapantaro abiri n'inkweto n'ishati ndamuha arambye ati ngaho komeza ugende. Ndagenda ngeze rero hakurya Bugande ariko ku mupaka wa Uganda ariko nawe urenze nageze kuri ya santere iri yegeranye n'u Rwanda neza umupaka w'u Rwanda neza waburije ntangira kwibaza ahantu ndi burare. Rero bazanza kubona umutagisimeni nabo ase nta kuntu wancumbikira ko ndimo Bugande mu gitondo nakomeza urugendo. Arambye ati rero nta muntu wagucumbikira kirese ufite amafaranga ugakodesha lodge ubundi ugakomeza urugendo mu gitondo. Abantu rero nta mafaranga afite nariko byibura mfite imari hano bagurira ati se ufite imari boko kintu mfite imyenda mfite inkweto mfite arifite imyenda myinshi ndagiye ngura impenzi n'inkweto. Arangije mu gikapu cyanjye akuramo imiguru ibiri inkweto n'amapantaro n'ishati n'ibage arayifata arabibarira. Arangije agenda ashakira ishashi nini cyane n'icyatsi kibisi arabyibuka imyenda narisigaranye ayishyira muri ya shashi. Arangije urumva nawe kujya guhaguruka ufite ibage birangira utwaye imyenda mu ishashi ni amateka maremare cyane. Arangije anyerekaho ndara ubundi mu gitondo nkomeza urugendo saa 11 nazinduka kandi ubwo nta kurya nta kugwa amazi ntaki. Mu gitondo rero narinzi yuko ndi bugende n'amaguru nkagera ikarangiza Kampala ndakaragira saa 4 ziragira saa 5 hakabaho ngera nkagenda nk'isaha imwe n'igice ngenda mu ishyamba gusa ntaragera mu ngo ntangira kugira ubwoba ahantu ngiye ni bwoko ki ntangira kugira ubwoba cyane. Abiyangeze bibeze kuba nk'isaha 10 amaguru abirenge byahiye n'inzara n'iki za guhura n'umugabo muvugisha mu Kinyarwanda njya mu muyobozi numva ntakizi kandi urumva nagize Ikinyarwanda gusa nta rurimi nkoresha. Noneho numva ntabwo twumvikana ariko haza umudamu uzi Ikinyarwanda gikeya ndabatekereza ndibona ajya Kampala umugabo ati urajya Kampala n'amaguru ndi cyane araseka arihirika atebagara abati niyo wakora urugendo rw'iminsi 3 ugenda amanywa n'ijoro duhagaze ntabwo wagera i Kampala. Cyakora icyo wakora watega imodoka ikakugeza Imbarara ukarara Imbarara ubundi mu gitondo ukabona gukomeza ujya Kampala. Ubwo wa mugabo wasabiye wankodeshereze lodge yayamaye ni mu bicumbi by'amashiringi kandi ubwo sinzi ngo amashiringi angana ate n'amanyarwanda sinzi agaciro kayo nkagira ngo n'amafaranga menshi mfite. Arangije rero bantegeye imodoka ngeze Imbarara imyenda narisigaranye nayihaye umumotari nawe ankodeshereza lodge ndari Imbarara. Hanyuma mu gitondo nkomeza urugendo Kampala. Ngeze Kampala rero byabaye ihurizo rikomeye cyane.
ngeze mu mujyi wa Kampala, umujyi munini cyane kandi urumva nari nkiri muto, nari nko mu myaka 14 n'itanu aho ngaho. Ngeze Kampala ntangiye gushakisha rero akazi kazanye, nabona umukiri uhagaze ku modoka nziza cyane, nkagenda hamegera kugira ngo musaba akazi. Namuvugisha reka twumvikane kuko nakoresha ikinyarwanda gusa, kandi we akamvugisha ikigande icyongereza nkumbarekata. Narazengurutse ahantu hose hashobokanye, nta muntu n'umwe turabasha kumvikana. Noneho ntangiye gusaba Imana, Imana mbabarira usubize iwacu mu Rwanda. Ntangiye gusaba Imana, mbere nayisabye kugira ngo izageze Bugande, none irahangejeje, ntangiye no kuyisaba kugira ngo yisubize mu Rwanda. Ubwo bibaze kuba nk'isaa 10 nta muntu turumvikana, saa 11 saa 12 mbona kiliziya ifite ishusho ku mwinjiro wayo isa niba ari mutagatifu cyangwa ari ya Bikira Mariya. Nagira ngo babwira ko burya Imana yirumva. Naragiye nasenga mpagara iruhande rw'iyo shusho, nasenga cyane, Imana ndakwingiza babarira untabare unkure hano hantu usubize iwacu. Noneho rero nkimara gusenga gutyo, nagiye kubona umugabo amanutse n'amaguru aranyitegereza. Urumva inzara yangaragaraho kuko nta byo kurya, nta amazi, nta ki. Umugabo arazanyitegereza, amugisha mu kiganiro basinkize, muvugisha mu Kinyarwanda. Noneho abona ko afite ikibazo, ahita abona ko ari umunyarwanda, ahita afata akaboko ati ngwino nkwereke mwene wanjye katabivuga neza. Ahita anyana ku mudamu ufite moteri y'umunyarwandakazi, abamutekereza ati uyu ni mwene wanyu yararagiye. Hanyuma umudamu yabaretse waje utera mutekerereza. Moteri ntawe ni ukizira ni moteri nka guest house. Moteri ni nka guest house nyirago. Noneho abaza uko naje ndamutekereza, abati waje wishoye nta byangombwa, nta kintu kuzana cyane, nari nje gushaka akazi, none ndashaka akazi. Abati none se akazi byo uwakaguha ufite aho uba, akazi ko nakaguha ariko ufite aho uba, none se ntago nakora mbamo hano. Ati reka da. Arambye ati abantu bose bakora hano bakora bataha. Ati icyo nakumarira ufite aho uba wazajya nkaguhibira akabyo kumesa abashuka yo mu maroji ugakora basuku, ariko utafite aho uba ntago byakunda. Bora byo bimbere ikibazo cyakora ampe byo kurya. Ndagihe nabonye umusore bahakoraga uwi Rusizi, nabyo kambye kiba bari Rusizi. Arambye ati ndaguteretera umushuti wanjye ukora ku madepo hari ya Murarane. Hanyuma aragendera muteretaho ko ikintu cyantangaje rero nanjye n'uwo musore ku madepo. Ariko ikintu cyantangaje mu gitondo nasanze afite igasago ku kaboko zirenze 20 naciwe muri iryo joro. Hanyuma umusore bimubajije, umusore twaranye nabonye nasago wanciye ari zikivana amaraso, ari ikanga cyane agira ubwoba. Abo rero uwo musore wamundangiye, uwo musore yaramubwiye ati buriya abamuciye ndasago bashaka kumutwara ngo bajye kumurya, ahubwo buriya yabananiye. Urumva rero aho naho habaye uko kw'Imana, urumva nari ngiye kuriba nabwo Imana yabihagarika. Urumva ubwo rero mbonye bimbayeho nahise ngira ubwoba, ngisha uwo musore inama w'i Rusizi nta kuntu nakwisurira iwacu. Urumva nta tike nayo ifite isubiza mu Rwanda. Arambye ati rero uramutse ugiye kuri ambasade ukabatekerereza bagusubiza mu Rwanda, ambasade y'u Rwanda. Ndavuga ntifasha ungezeyo. Ubu yantegeye moto, abwira umumotari ntaga hazi ugende umugeze kuri ambasade neza. Ngeze kuri ambasade, ninjira muri ambasade. Ngeze muri ambasade ikintu cyashimishije cyane, nabonye ifoto yajya kuba Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri ambasade. Ndaje ndaturika ndaseka, ndabyibuka. Nzetse abakobwa bakoraga babaze usesiki. Ni gitumye sese ndishimye cyane. Ndishimye cyane mbonye Perezida wacu ubu natashye. Kandi yo naguma hanga rwose. Niyo naguma. Mbonye Perezida wacu kuko gisabe namukunda cyane mu buzima, ndamukunda cyane wanyira umwana. None kuva mubonye niyo naguma hanga nta kintu naba. Rero babajije ko naje aho ngaho ndabatekerereza. Mbeta ninjira mu ambasaderi ndamutekerereza, ati se kuki waje wishoye, ati igiye ahantu wishoshwa kuhapfira ukagirira ibyago, ati ubundi ugomba kuva ahantu kujya ahantu ufite ibyangombwa ufite n'iki kujyanye. Arangije rero yahise amitike amara impamba. Muneho no gushimira leta yacu cyane kuko nta hantu warenganira bageze mu maboko yayo. Yampaye itike amara impamba mu gitondo, ambasade y'u Rwanda. Mu gitondo nkomeza urugendo ngaruka i Kigali. Ngeze i Kigali rero nkigera ku mupaka w'Uganda ngeze mu Rwanda, nahise numva ibirere bitandukanye. Igihugu cyacu ni cyiza cyane.
murebe ko dufite igihugu iyo cyiza. ugeze mu Rwanda wumva mbese Nahise ahantu numva. hasa n'ahafite presence y'Imana ukuntu. Yes, nahise numva no mu mutwe bihindutse. Cyane byambayeho. Ikirere cyacu cy'u Rwanda ni cyiza cyane. Ni cyiza cyane. Ni cyiza cyane rwose. Rwose. Ubwo rero naraje n'ubundi urumva nanjye nakabaye nakaririmye kuko nagiye Buganda bakanyamburira mbanana. Urumva nahagurutse afite ibaga yuzuye imyenda n'inkweto biheze ngaruka maramasa. Ngaruka maramasa. Ngarutse rero byagenze gute? Ngarutse n'ubundi nasubiye mu cyaro subira kwa mukecuru. Kandi uwo mukecuru n'ubundi afite umusaza babana no ndamushiki wanjye nawe windushye n'igihe wari usanga wafasha mbafasha none ngiye subiye kubicara iruhande batishoboye nanjye ntishoboye. Ubwo byaje kugeza igihe yaje nakomeje kuba mu cyaro ariko nkagira amahirwe nk'ahantu ngeze gukora nari mfite igikundiro cyane nkabahamagara kandi nasi ko nashaka kugaruka mu kazi Kigali niyo agafite umukozi baramwirukanaga nkaho yasubirayo ndakomeza nazunguka muri ubwo buryo ariko biranga najya mu rusengero ati Imana ashaka kwikorera Imana ashaka kwikorera nibwo ngo narirwaniriraga mu bintu Imana itagize bitari impano yanjye. Wewe nakeka igice cyanjye cya mbere cy'ubuhamya bwa mbere nakirangizaho ngaho ubundi hinjira mu kindi gice cy'ubuhamya bwa kabiri yeruka no ku rutare Rwanda ba iyo kuraho telefone yego yes yego ngaho twereke warugiye utwereka ifoto yego ngaho yereke abakunzi bacu bayibone neza garagara neza yewe bari bakwisheho kanyagwa Imana ishimwe ko kiri amahoro no yego abantu bayibonye. Yes ngaho tubwire byagenze gute igice cya kabiri rero ko mbona iyo foto isa n'iriho umuntu wapfuye kandi mbona wowe uri muzima. Aha ngaha ni ku rutare Rwanda ba ku itariki 25 z'ukwa gatatu 2018. Noneho urumva igice cya kabiri nsubiye mu cyaro nyuma yo ku Uganda nashakaga ntacyo makuye nyuma nongeye kugaruka mu mujyi wa Kigali ariko noneho kugaruka mu mujyi wa Kigali hari umwapotere nakundaga cyane Apollo Gitwaza naramukundaga cyane nkunda kumukurikira kuri radio kurikira ibiganiro bye byivuga butumwa nabana ngiye gusubira i Kigali nongeye subira mu kazi ko mu rugo ariko byibura ngiye gusengera kwa Gitwaza nuko noneho nagarutse i Kigali nongeye subira mu kazi ko mu rugo aho nkajya gusenga muri zone tempo kwa Gitwaza hanya no mu butayu ariko aho ngeze hose mu butayu nazakanya ntaho ntageze nakambwira ati Imana yashaka kuyikorera uzaba umukozi w'Imana yashaka kuyikorera ibyo ukora byose si ibyawe Imana yashaka kuyikorera. Ubwo rero ngarutse Kigali nibuka ariko 2017 nagiye gusengera muri zone tempo kwa Gitwaza ari ku Gisozi hayoborwaga n'umupasiteri witwa Fifi Cameron hanyuma umugabo we yitwa Cameron Mukeza atubwira uburyo wagiye gusengera kuri Prayer Mountain ku Musozi w'Ibisubizo i Bugande bakahasubiriza bakahagira ibihe byiza nanjye naratekereje ariko nanjye wazajya gusengera kuri uwo musozi nkamenya ibibazo byanjye kuki nakunze kuba umunyabibazo kuva muri umwana kugeza ku munsi wa none nanjye wazajya gusengera kuri Prayer Mountain nkareba nkamenya ejo hazaza hanjye nuko nasubiye i Bugande kandi nabyibuka nabwo nagiye afite itike yonyine gusa nawe ngenda mbwira Imana niba ko kuri Prayer Mountain ubuhamya naho mubise ko uhaba nanjye nutahabwirira ibyanjye nzahapfira hano ngo zagaruka nabyibuka nageze muri gare Kampala mpita moto njyana ku musozi ngenda ntekereza nutambwira ibyanjye Mana niba kuri uwo musozi ko uhavugira nutambwira ibyanjye ntago nzahava. Noneho nahageze nka saa 11 z'umugoroba mbona itsinda ririmo risengera ahantu harimo umupasiteri kinda mutoya umwadeperi w'umunyarwanda ariko yitwa Ndera yitwa Peter ndamwibuka bavuga ikinyarwanda hari abanyarwanda benshi noneho ndagenda ndahegera nkimara kuhagera umupasiteri ahita ambwira ati we musore ati haguruka ndahaguruka ati wowe wavuye mu Rwanda
ubwira Imana ngo nitagira ikikubwira kuri umusozi ngo uzahapfira. Imana yari yamwe mubwire ngo ntago waje gupfira kuri uyu musozi ahubwo waje kwakira. Ndaje bitarikanga nibwo namenye ko Imana ivuga ko nahise maze ko naje mbitekereza nta wundi muntu turi kumwe biri mu mutima wanjye abibwiwe niki bitamenya ko mitabana yabana ko yabana iravuga. Noneho umukobwa nawe ahita ati yewe wa musore we ati Imana yenyeretse inzira zose waciyemo ariko Imana yashaka kwikorera uzaba umukozi w'Imana. Imana yagushishije mu ishuri ugomba kuzaba umukozi w'Imana ukayikorera naho ubone nutagarukira Imana ngo yikorere uzahura n'ibindi byago. Nibuka uwo musozi nawo maze iminsi 13 ariko aho nkaragiye hose bambye bati uzaba umukozi w'Imana uzaba umukozi w'Imana uzaba umukozi w'Imana ariko sinka Imana zayikuye mu bihe buryo simenye inzira bizacamo. Urumva ndabyibuka ku munsi wa 11 nabonye indi tsinda ry'abadamu bari basengera ahantu nabo abanyarwanda agenda nabegera nkimara kubegera uko nturuka kure nkabona umudamu umwe arimo yitegereza akarira nibo ngenda begera maze kwicara umudamu aranyitegereza cyane bigiraho nanjye ngira ipfunwe arangije nabwira abandi badamu bagenzi bati muzi ikintu cyarije batereka da ki umusore uko yaza gatwegera nakomeje kumwitegereza nkabona kuva ku birenge kugeza mu mavi ari abagufa nta nyama ziriho no kuva ku bikonjo by'amaboko kugira mu nkokora na hari abagufa nta nyama ziriho. Ndangije maze Imana uyu musore kucyabeze kuriye Imana iramira ngo uyu musore Satani yaramunyatse amukora ibishoboka byose amugerageze aramugerageza inshuti zimuvaho umuryango uramutererana ati ni nyakamwe to umwana ni nyakamwe kandi ni nyangamugayo. Noneho maze Imana ntese kuki yabaye gutya kandi ari nyangamugayo. Imana iramira ngo uwo mwana azaba umukozi wanjye ati bigerageje byose namushishijemo ko ari kugira ngo ni ishuri. Icyo gihe nabyibuka bahise banabika barasengera abantu hamarira apima nka tone ngira ngo barajya cyane barasengera ati uzaba umukozi w'Imana Imana izaguherekeze. Ariko ngewe urumva kugira ngo uzamenye ngo uzaba umukozi w'Imana utarahukiye mu muryango ukijijwe warabayeho no mu buzima bw'ubupfubyi nta mujyanama wigeze ugira warabayeho wimenya wicuga ku giti cyawe ntago wapfa gusobanukirwa ngo bizaca muri inzira iyi niyi. Yes ubwo rero amaze kumpanurira ku munsi wa 12 nabwo nabyibuka Zabuloni uzaca mu nzira zinizi ariko uzakomera uzakora ibintu bikomeye uzakorera Imana hanyuma ndetse nova naha ngaha uzahura n'ibindi bigeragezo biruta ibyo waciyemo ku buryo bazanakubika yuko wapfuye ariko ntacyo uzaba Imana izakurokora. Imana izakurokora rero uzahita ugikorera. Abo rero burakeye ku munsi wa 13 mbwira Imana nti Imana ndasenga niyo ushaka nzagukorera mpitike subira iwacu mu Rwanda. Yababwiye ko Imana yibibwirumba nyisabye itike inyura nawe niyo ushaka nzagukorera mpitike subira mu Rwanda. Kuri uwo mugoroba nyisenga gutyo naragenda besa maze kubesa mbona indi tsinda ririmo risenga ririmo n'umama w'upasiteri namwibuka yitwa Mbabazi Chantal nagenda ndabegera mbegera ndabarampanurira umugabo wawe kumwe yambye ati se umaze igihe kingana iki nahangaha nimaze ibisi 13 ati ashaka gutaza ndabishaka ati itike ndayugwa ntayo musabye Imana arayisabye itike none Imana imayitike ayo wari umusabye ntayo nari musabye aho nari Imana ni wowe Mana ni ushaka ko ngurira mpitike subira iwacu Imana mpitike. Mu gitondo rero mbyuka ngaruka mu Rwanda ariko nzanekereza ariko se ibyago babuye ngiye guhura nabyo biruta ibyo nabonye nibi nzabyibazaho. Ndangije rero nkigera mu Rwanda ndabona baye nkusubira kwa mukecuru mu cyaro ariko muri bafite bere data bafitanye abasano n'abandi bavandimwe kwa banyina kwa kugira abagore benshi kwa papa. Urumva hari bene data bafite abavandimwe kwa banyina babo. Naho muri jenoside papa twohereza duhungirayo. Urumva ngira mushiki wanyu mwe dusangiye ababyeyi bombi. Naho duhagurukana na bene data bahungiye kwa nyina wabo. Tugezeyo rero bagerageza gufasha bene data bafitanye abasano bagira ababe bahisha cyane bacungira umutekano cyane kuruturusha
ariko twaje nyuma kuhava twabe iminsi mike tuza kuhava dusubira kuri papa ndabyibuka muneho no gushimira FPR inkotanyi cyane yabohoye kino gihugu umunsi twari upfireho ndabyibuka batuboshye baboshye papa n'abavandimwe nigiye utari wari ko nakunda kwibera mu mihana nko ndabitangaje imbere baboshye bamaze guhamagara igitero nibyo inkotanyi zahise zifata ako gace zirabatesha muneho gushimira cyane cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame batangije urugamba rwo kubohora igihugu tubashimira bose akazi bakoze urumva barokoye abantu benshi cyane ubu rero nyuma naje kujya gusura mushiki wanjye umwe ufitanye amasaro naho twari twahungiye urumva mushiki wanjye kuri papa akaba na mushiki wabo ngaho mwanyina wabo namwana se abakuru y'abasaza babite ati baraho babahise ati baba ku Gisenyi urumva bo bakoze jenoside ariko umwe yaje gufungwa ariko mu by'inkiko gacaca aza kwemera icyaha bamukatira tije ahita atoroka adakoze tije ariko mukuru we umwe we wadashakishwa wataragize afungwa yaje kujya ku Gisenyi aragenda akomererayo noneho rero nawe ahita amusangayo adakoze yatije ubwo rero umugabo mushiki wa nyabati ku Gisenyi atarimo n'uwakumbajije abaza kungana ati kuki ujyayo ntubasure ese nabasura abantu mperuka nabo muri jenoside n'umwana nabamenya ati uzabasure wewe naje kujya ku Gisenyi urumva bari bamaze imyaka hafi 30 ariho barabaye nk'abaturage babo noneho rero naje kujya ku Gisenyi mpura n'umwe muri bo turaganira abanza kunyoberwa ariko ndamwibwira noneho amenyera ati arikanga arate se ati niri ko rajya aho tuba ni mushiki wanjye umugabo wa mushiki wanjye urumva ari mushiki wanjye kuri papa akaba na mushiki wabo kwa nyina wabo noneho mbona arikanze atari ko se ati namahoro nta kibazo ariko narahungabanye turakomeza turaganira mbaza naho bene data bafitanye amasano nibaraho nta kibazo hanyuma nijoro banje kaho ndyama mu gitondo ndashaka no gusura wa murumuna wawe umwe atuye mu murenge wa Gisenyi mu mujyi ndani undatuye atuye mu rugerero hejuru noneho rero nabo nti ngiye gusura murumuna wawe niwe ari we wabaga mu rugerero amadirese zatuye mpageze tuvugana kuri telefone ndamwibira amaze kumenya ashaka kunkata ariko mubwiye ko naraye kwa mukuru we ahita ati waraye kwa mukuru aturagana yene nana ati hagara aho nze bagusanga araza turasuhuzanya none harangije nabana batari ko se ninde ukurangiye aho tuba ye umugabo wa mushiki wanjye nawe wona arikaze cyane atari ko se namahoro tugira n'ibiganiro birambuye nibyo muri jenoside ariko nkababaza kuki mutagera iwanyu murabanyabyaha urumva murabanyabyaha niyo mpamvu mutagera iwanyu mukihishahisha none mubwira ibyo muri jenoside ngo narahungabanye icyo gihe rero narasubiye kwa mukuru we ndarara mu gitondo se ndatashye none mukuru we arambaza se ukora iki nakunze gukora mu bucuruzi nakunze gukora mu butetsi ati rose ati ko mfite akazi ati mfite ubucuruzi za Goma mfite ubucuruzi ni Bugande ati wazaje nkagwa akazi ariko urumva bo bari barimo bapanga uburyo banyica bavuga bati uyu muntu ni maneye ko ntawe yaje kudusura ahubwo afite ikindi cyamugenza cyane ko twavuganiye ku bya jenoside nuko nakada urumva bo nabavandimwe ba bene data urumva bene data bavindimwe kwa banyina noneho tumvikana tuvugana umunsi zagarukiraho akampakazi icyo gihe naratashye noneho nsubiye ngiye mu kazi nabaje guca ahandi mu rugerero kwa murumuna we turaganira tumaze kuganira abwira ati mukuru wanjye muri Kongo nta baraza uraza gutaha nijoro yaje hanyuma kugira ngo mupange iby'akazi turakomeza turaganira bimaze kuba nk'isa 10 aramperekeza turamanukana tugerana mu mujyi wa Gisenyi anjyana ahantu hari akabari kari munsi ya gare ngo tugiye kuba tunywa akantu mukuru we yabaza muri Kongo turagenda turasangira ari akajya ashaka kujya ngo inzoga nkabane gihe hawo inzoga nkinywera fanta we akanywa inzoga n'itabi none haragije bimaze kuba nk'isambiri dusezeranaho manuka n'amaguru nyine kuko hari hafi ngiye kwa mukuru we noneho ndi hafi kugera neza ku rugo rwa mukuru we ahantu ari urusengero rw'abadive imodokari inturuka inyuma y'ivatiri nyibererekeye irankurikira ndongera ndayiberekeye irongera irankurikira inshuro 3 zose y'ivatiri
tuvuye gusangira noneho hahita havamo abasore batatu baratangira barankubita inshyi zo mu mutwe imigeri yo mu mpyiko bashaka kuya wambe n'impyiko ariko nkakinga amaboko agakubita amaboko ati wagicucu wamusenzi we ubwo bantangiye kuva amaraso mu kanwa no mu mazuru imyenda ba amaraso bahita bafata bajya muri gikapu nari mpetse n'indangamuntu bahita bashyira muri butu y'imodokari bahita batsi imodoka baragenda none mbonye bimbayeho nahise ngira ubwoba nahise mvuga nti nagambaniwe pepe mpita nsenga Imana Imana si ubwa mbere nkize urupfu wabanye nanjye mu rugendo rw'Ubugande n'amaguru unyiza abari bagiye kunjya bashinde sako wabanye nanjye baneza urugo ubana nanjye unira gutaba muri toilette ndakwinginze mvana no muri ibutu y'imodokari unkure mu amako yabicaye Imana arabikoze Imana igitanga Imana yumva noneho yes yabatiri sinamenya niba ngara abadamu bumvise ntaka bakayihagarika kuko nabonye yabatiri ihagarara babasore barazafungura butu y'imodokari bankuramo banjugunye imbere y'abadamu batatu none abadamu basabasore mu muhoye cy'ubusore abasore bati tumufashe yuri igipanga ajya kwiba ngo tumufashe yuri igipangu ngajya kwiba none abadamu barambaza nabatekereza ngiye navuye Kigali uyu munsi kandi naje gusura abantu biwacu ndetse abangaba bamfashe nenda kugira aho naringiye kurara kandi naringiye kurara kwa mukuru wo twari kumwe abangaba sinzi icyo bamfatiye sinzi nicyo bampoye none abadamu babaza barambwira ati tweke indangamuntu yawe ni abasore bayinyamwene bayifite abadamu bati mutwereke indangamuntu barayibereka indangamuntu yanjye ni Kigali nayifatiye Kigali hariya ku Gisozi none abadamu bati se ko tubona Zaburone afite ibyangombwa i Kigali yaje kwiba ku Gisenyi harataze abadamu bahise bona ko ari ikibazo bahita bahamagara inzego z'umutekano bohereza abasirikare babiri abasirikare baraza bakora raporo bareka purake z'imodokari n'umwirondoro wanjye ariko njye nkababwira nti none se ubundi abasore barimo baravuga ko naringiye kwiba polisi kari ifite ubugenza cyaha mu nshingano zayo mwanjanye muri polisi bakagaragaza aho naringiye kwiba nahubwo njye nagira ngo wanjane muri polisi bite mvuga ibyabo bantu cyakora abasirikare n'abati oya natwe turi abayobozi bakora raporo bari bakiraho bari bakiraho nabo bashaka kusubiza imodoka ngo bagende ariko abadamu batereka da nta mwongera kumukura ngaha barabambira ubwo rero bamaze gukora raporo abasirikare babatiza Burundi n'abashinzwe umutekano hanyuma mu gitondo usubira i Kigali ntagera abashinzwe umutekano barabanzengurutsa ariko nka saa 8 umukuru w'umutekano yaje kugenda yego twongera guhura saa 11 n'igice za mu gitondo arambwira ati Burundi maze kuvugana naho warugiye kurara batekereza ibyakubayeho none barambwira ngo ntago wataha wakubiswe banavuye n'amaraso barambwira nkujyane ukarabe uruhuke nimugoroba bagutegera imodoka igusubiza i Kigali noneho haje mu gutekereza ntihari wasanga atari bo bari bangambaniye nemera kujyayo njyana n'uwo mukuru w'umutekano tugera tuganiriye arabati se Zaburoni ati buri uzi nijoro aho bari abasore bari bakujyanye ntikada ati bari bagiye kukujugunya mu kiyaga cya Kivu urumva ubwo n'urupfu rwa mbere Imana yahagaritse muri joro ariko abasore barafashwe abasore bamaze kubakorera raporo abasore barigendera ntabwo wamenye ibyakurikiyeho ntabwo namenye ibyakurikiyeho nyuma rero maze kugera kwa nyiri urugo aho naringiye araza ndamutekerereza uko byangendekeye ni nakumwereka yuko nakese kari bo bari bangamaniye mutekereza nko kwatekereza umuvandimwe yego arambye ati rero ati hangane baguha amazi ukarabe hanyuma mu gitondo ndakujyana mu kazi muri Kongo ese urajyana mu kazi muri Kongo kandi ubona nakubise ndwaye kuko urumva amaso yari yiresemo amaraso asa nk'umupira yego none kara no mumbaho kubera ya migeri bashaka kubira abantu n'ibiko umubiri wose utonekara n'abandi uranjyana mu kazi ndwaye ati nzakuvuriza muri Kongo nta kibazo noneho urumva bo abonye ko umupangu wabo wa mbere wapfuye apanze wa kabiri gutsinda muri Kongo yes mu gitondo rero Imana nabwo ifunga amayira yego yirirwa azenguruka arazaza ati ku mupaka nabuze ukuntu bikwambutse ati nabuze ukuntu bikwambutse ku mupaka rwose byanze none nabo rero reka ntahe nanivuze nzagaruka umakazi ati reka data ahubwo ati nibutse ko n'ubundi ejo nari mfite urugendo rw'i Kigali ati hari ibintu byanjye byavuye Dubai biri muri Majerwa nari kuzajya kubireba ni kumwe na umunangi uyanka bimusigaho ubundi nkajya kureba abana ibugande kwishura aho biga none reka tuzajyane tukugeze i Kigali nguhe n'ibihumbi 100 wivuze yego usigara ushaka n'ibyangombwa hanyuma uzabone kugaruka nkujyane nta kibazo
bukeye rero ku munsi wo kujya i Kigali aririndiriza saa 3 ziragira saa 4 ziragira saa 5 akaza kambwira ati murumuna wanjye waza yasinze ndamuhamagara ntafate kandi ndimo namenesha n'ababuta ariko turaza kugira nta kibazo bimaze kubayo nk'isaa 11 z'umugoroba n'ebyiri maze kubona ko tutakijagiye nibwo yaje arambwira ati itegure tugende ati waruri ibiryo biriye modokari twakerewe nta rujyo nisha modokari turagenda ariko uko twaye imodokari nkanyabona modokari ye ukajya ubona yataye umutwe agenda yishima mu mutwe ubona atekereza cyane noneho nkajya nkatekereza ariko saba abantu bagiye kunyica nkongera nkikomeza urumva tugeze mu rugerero murumuna we aza afite amacupa ya abiri y'urwagwa manini cyane yes amereze igicupa kimwe cy'urwagwa ariko mukuru we nawe akaba ari bucupa bw'uburikeri yitwa Jambo yitwaje modokari yego nawe ntegeye se koko uretse ko ntanywa n'inzoga n'uwakanywa inzoga yanywa inzoga arwaye nuko ubwo ati zireke nzinywere tugenda gutya ariko mfite ubwoba umutima ukankubita ari naho twageze mukuru we araba atari koko bashaka kujya kwitumara murumuna wawe atese wagiye ati wamanutse amanuka ajya kwituma mu ishyamba urumva n'ubwo yari afite ibyo bagiye kunkorera arangije aragaruka hari naho twageze tubona bataye umuhanda wa Ruhengeri bakase Rutsiro nabona avuga ntibende basanga ari inzira yabo naho tugeze muri Rutsiro hamaze kuba nk'isambiri n'igice z'ijoro yakoze mu mufuka amereza tunini tune arambwira ati tunywe turagukamura ayo maso yatukuye tukagabanyirize n'uburibwe naho ni Federica Yesu we naherutse nk'ibyo binini ibyakurikiyeho byose nta kimwe namenye naje gukanguka nyuma y'iminsi 2 sanga ndyamye mu bitaro bikuru bya Kibuye mu bitaro bikuru bya Kibuye yes ndibuka nk'isa 9 nibwo nakagutse gutya ndebye mbona muri sare y'abarwayi no ndebye amashuka ndyamyeho mbona yanditseho ngo ibitaro bikuru bya Kibuye ku Kibuye nari ntarakandagira kuba nabaho ntajya kwibaza ndetse ahantu hageze gute noneho abarwayi bari hirya yanjye babonye negutse baza basindagiye bati Zaburone arazutse bahimbaza Imana ati Zaburone arazutse urumva noneho amakuru yuko natorawe ku rutare Rwanda ba namenye aho ngaho kwa muganga nukuvuga ngo nubwo utamenye byabaye baje kukujyana bajya kukwicira ku rutare yes Rwanda bandi naho bakugiriye gutyo abakunzi bacu babibonye kwiriya foto turaza no kuyishyira ahagaragara abantu bayibone neza bamaze kusinziriza barayera barankubita umutwe cyane umutwe barakubise niyo mpamvu ntanavuga neza amenyo yashizemo niyo mpamvu ntanavuga neza ntabwo ari uko wavugaga cyane navuga neza ni ikibazo umutwe barakubise cyane barangije bagenda bajugunya kuta noneho amakuru nahawe n'abaturage bo ku rutare Rwanda ba babambuye kaba ngabo bashobora kuba bafite umugambi nyiriza no kunta mu Rwabayanga neza bazi ku rutare Rwanda ba kubera ko ngo babonye imodoka y'ivatiri ihagarara umwanya muto mu gihe cya saa 5 zishyira saa 6 z'ijoro ihagarara umwanya muto irongera agenda bakabaho ko bashobora kuba barikaza inzego z'umutekano baje kujya aho babonye ariko bari bateguye umugambi wo kugira kujugunya mu rutare nyirizana noneho banaje kujya nambaye ubusa imyenda nambaye bayinkuramo baje kujya nambaye ikariso gusa noneho ngenda nibirangura baje kunye mu mukingo wa metero 15 uje kuri kaburimbo ngenda nibirangura ngo kurugo rw'umusaza twaruremesha kuri munsi neza munsi y'imanga nabwo mbwira abantu gitangaza cy'Imana iyo umutwe y'inzu naguyeho ndaho hariho urutare ku by'abaturage mu gitondo byarabatangaje cyane kuko uruba saa 11 uyu musaza agiye muri toilette niyo yambonye ahita asubira mu nzu abwira umugati bisha umuntu bamuduferera babaraje ababama rero n'abantu bagira bashirika ubwoba umuma yaje akora ku mutima wanjye yumva cyatera yego abwira umugabo ati umuntu aracyari muzima bahabagara abandi bantu nk'abake babegereye ningo nkesha tenye ziri munsi neza baraza ati ugaye humeka reka tubujyane kwa muganga yego abandi batiri mujyana kwa muganga mubona yapfuye akabapfiraho muramuryoza atahubwo duhamagara inzego z'umutekano inzego z'umutekano zihagezeyo haje komando haza na gitifu kagari komanda araza abaturage bamwe bati wabashije guha komando umwirondoro wawe mwamanye nk'amasaha nk'abiri nabwo sije nabwo kari nk'Imana yawutaze kuri umuntu hari muri kuba kuyatanga umwirondoro ni Imana nkabane ngire nteza Zaburone nkojya nkaceceka akarere ka Ruhango nkojya nkaceceka umurenge wa Ntongwe nkojya nkaceceka mbasha gutanga umwirondoro wuzuye yego noneho ari nako mvuga bamwe bati nimwe nako bavuga abakugiriye nabi bivuga nakana bivuga mu kanwa ubavuga yes naho nubwo komando arangije
afata wa mwirondoro atanze ngire neza Buroni uvuka mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango murenge wa Ntongwe akagari Nyarurama mu mudugudu bunini yatoraguwe ku rutare Rwanda muri Karongi akaba arwariye mu bitaro bikuru bya Kibuye iyi foto n'andi mafoto menshi yafotoriye ku rutare Rwanda bahita bohereza ku mbuga nkoranyambaga yego kugira ngo abakuzi bagire yes abanzi bamenye cyane ko komando yahise anayohereza komando iwacu mu Ruhango banayohereza na meya w'akarere yego iwacu nabo akarere gahita kohereza abapolisi bamanuka mu murenge wacu gushakisha nuko ibyaje byamenyekanye ubwo rero nkuko nabigutekereza aya makuru yose nimo nguha nanjye nayabwi nuko nabwi ayo baguhaye umaze kuzanzamuka nayo bampaye maze kuzanzamuka hanyuma rero urazanzamutse uri mu bitaro usanze leta yacu y'ubumwe leta y'amahoro ingabo zayo zagutabaye yes zakugejeje no mu bitaro yes hanyuma abagerageje kukwica uru rupfu byagenze bite abagerageje kunyica urumva komando wa Karongi watanze umwirondoro ni nayo yahise ajya ku Gisenyi kurumva namaze bari babwiye dogiteri bati igihe muzabona Zaburoni yagize gute abasha kuba yazaza avuga muzatubwire cyane ko bari bana babwiye ati ntihazagira umuntu mumwereka mutatumenyesheje abamujugunya hariya batazamukurikirana bakajya gute bakabana mutsinda no mu bitaro akabamutsira mu bitaro kuko ndabyibuka ari mukuru wanjye umwe wo kuri mama na muramu wanjye nibo baje Karongi ku bitaro bahageze muganga bati murashaka ne bati turashaka Zaburoni bati mutanga imyirondoro yanyu batese nisa ati mupfana iki bati umwati ni muramu wanjye ati ni murumuna wanjye bati nisa gatabaza nabyibuka ko yabanzanye imbere ndahakana ntago mbazi bagiye kubafunga cyakora Imana irabatabara ndavuga nti uraho nakana bavuga urumva bahita bara kari itambu bwaragendaga bukagaruka ubwo rero nyuma urumva komando nuko bagirirwa ubuntu uza kubamenya yes urangije uvuga amazina yabo abaganga barakunda barabemerera yes barakunze barabemerera ari uko maze kubamenya nabone bagiye kubafunga abo rero nibwo komando yisaza arazazana n'umukozi wo muri RIB banyicara iruhande ku gitanda kwa muganga babatse Zaburoni mbere yuko isanga hari kubwe n'abande waruturutse he yego ndabatekerereza nari nagiye gusura abantu abanaba ahantu biwacu bakoze ibyaha baba bafite ibyaha runaka byose ndababwira yego barangije ndabyibuka bari basanzwe n'ubundi barakoze ibyaha kera bari genocide bari barakoze genocide yes ndabyibuka komando yayicaye iruhande ari yihanagura bari mu maso ubona ari nkifite n'ibise mu mutwe warageze wa nuko amaso yarapfurutse ubwo komando yahise ajya ku Gisenyi ageze mu rugerero afata wa wundi wa mu rugerero yahise amufata ariko noneho basanga wa wundi mukuru we utuye mu murenge wa Gisenyi umukire bawaze kubona ku Rwanda kubera ko n'undi afite gahunda yo gutajya hanze ahita ajya hanze basanga yaragiye noneho rero bafashe murumuna we ataragaruka yego ahita amenya ko batangiye gukurikiranwa ahita aguma iyo ngiyo we murumuna we inzego z'ubutabera zikora akasi kazo yego bakagenda bahakana bati si twe twagize ibi n'ibi twabanje gukwitirwa ku Gisenyi hanyuma tumufata tumujyanye kwa muganga i Kigali kugira ngo avuzwe tugeze ku Rwanda baturabura ubushinjacyaha bahatana n'ubushinjacyaha birango urukiko rugira gute rurabakatira ari ufunze ari wahunze bose barakatiye katira imyaka 15 yego uri buri muntu nyuma barajurira mu rukiko rukuru ugiye kwa Rusizi naho bibi by'ubusa urubanza rwaragiye rugira ni Kigali ku rukiko rw'ubujurire nukuri bibi by'ubusa n'ubundi bibi by'ubusa mureba no gushimira leta yacu urwego rw'ubutabera rubakise ku buryo niho naringiye kugera tugana ku musozo niki wabwira abantu urwego rw'ubutabera rurubakitse yego niki wabwira abantu iyi saha bavuga ko mu Rwanda batubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu batarenganura abarengana batarinza abaturage babo nk'uko byagakwiye ushingiye ku buhamya witangiye niki watangariza abantu bavuga ibintu bitari byo ababivuga no guharabika naba bagamije guharabika isura y'u Rwanda
ariko nyinabwiza ukuri ko umuntu wavuga ngo yarenganyijwe n'ubutabera runaka yababeshye kuko ubutabera bw'u Rwanda burwakitse yego kuko urumva bariya bari bafite gukora ibishoboka byose bakica urubanza ariko byaranze urukiko rwose bajuriyemo b'ibipfabusa n'ubundi ibyemeje n'urukiko rwisumbuye rwa Karongi n'ibyo inkiko zose zagumishijeho. uriya w'umukire ari we mukuru nyiri guhagararira igikorwa igihugu arimo barakizi yabanje kuba ari muri Kenya nyuma haraza kubona kazahafatirwa cyakora amakuru nagiye numva mu bavandimwe bahariye mu Ruhango ngari mu Buholandi niho yageze cyaha n'ikibi banyarwanda cyaha n'ikibi bene data kora ibyiza kandi nukora ibyiza uzemerwa nta mpamvu nimwe yo kwishimira kuvusha amaraso y'umwana w'umuntu wo kwifuza kwica kandi mu by'ukuri ntago ari byo ngibyo bikwiye. Ubu n'ubuhamya bwiwe ku byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2018 ntago ari byabaye uno munsi. Ndizera ko uyu munsi nta waba agitekereza gucokoza ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka tuguhe umwanya nimba hari message yindi watanga ubundi tugane ku musozo utambutsa nimero yawe ya telefone kugira ngo wakwifuza kugira icyakubwiye cyangwa se no kuba yagira icyagufashije abe yayibona hafi cyangwa no wakwifuza ko wajya gutanga ubundi ubuhamya bwawe ahandi cyangwa se akifuza ko mwanasengana kuko birumvikana ko Zaburoni Imana yamucishije mu bikomeye bimukomeretsa umubiri ariko bimukomeza umutima. Message na abantu nuko abantu bakwiye kugira kwiringira Uwiteka Imana mu ijuru kuko urumva Imana niyo yabanye najya kuva mu bwana bwanjye. Imana habiga ko zakorera Imana ariko simenye inzira zayo simenye inzira bizacamo. Urumva rero ibi ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo Imana insimbutse imfeshatu mu minsi 2. Yego. Urumva urupfu rwa mbere rwo kujugunywa mu kiyaga cya Kivu Imana yarafunze. Imana ifunze urundi rupfu rwa kabiri rwo kujya kwicirwa muri Kongo iraruhagaritse. Noneho ba nyiri ubwite bafite banasinzirije ku rutare Rwanda baba bafite kunyica urupfu rwose bashatse bafite kunca umutwe bafite kuntera icyuba mu mutima bakabona ko bamporahoje ariko uburyo bwose bashaka kunyicamo Imana yabuhagarika. Navuga ko rero Imana haba icyo niteguye kujya gute gukorera Imana. Ari nayo mpamvu ubona ngera na Bibiliya ntwara ijambo. Yes, iyi ni Bibiliya. Umuntu wese ufite ikibazo Yego. Umuntu wese warwanye n'ubuzima akabona birazi ye kujya mu bapfumu cyangwa se gakomeza irwanirire najye asenga Imana. Yego. Amwereka inzira Imana izamwereka inzira. Amen. Kuko nta hantu na hamwe Imana itagukura nta n'ahandi Imana itakugeza. Icyo ni kintu abantu bagomba kumenya. Ikibazo cyose ufite ugitura Imana. Imana n'umutabazi Imana se n'imfubyi Imana n'umugabo w'upfakazi kugeza ku munsi wa none. Urabona ko uko mpagaze uko nguko ni ubuhamya uhamya ntashidikanya ko nabonye akaboko k'Imana. Amen. Kandi n'undi wese uzashaka muho buhamya imbona nkubone nzamuha kuko niteguye gutanga ubuhamya bukagera ahantu hose kwisi hose hashoboka. Naho nwashaka kugira wenda icyabaza cyangwa se icyanganiriza ndaza kumuha nomero yanjye nta kibazo. Yego. Gitambutse. Nomero yanjye ni 0788 91 28 22 0788 91 28 22. Reka tugusabira umugisha. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Turiho ku bwawe, turi mu rukundo rwawe, turiho ku mbabazi zawe. Turiho kuko wemeye ko tubaho. Uwiteka Imana. Umugaragu wawe Zaburoni wabanye nawe bagerageje kumwica ariko ukinga ukuboko. Wari uri kumucisha mu bikomeye kugira ngo uyu munsi azaba ari gutanga ubuhamya. Musabe y'umugisha muri byose, umugisha mu buryo bw'umwuka, umugisha mu buryo bw'umubiri, kandi natwe twese ukomeze utwimane. Abagome bo barahari, abagambanyi barahari, ariko Uwiteka tugushimira ukuntu ujye uhagarika imigambi yabo yose ubundi ubwoko bwawe tugahagarara twemye. Ngaho rero tutoze kwanga cyane igisa nacyo, kandi Zaburoni ntakabura icyo kurya, ntakabura icyo kwambara, ntakagire icyo akena kuko muri wowe harimo byose. Dukomeze rero tugirira neza kandi udukomeze mu bibazo duhura nabyo mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeyemo. Amen. Reka tugushimire wowe wabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ubu buhamya bugere ahantu hose kure. Reka tugushimire mukozi w'Imana. Murakoze cyane Imana iramugisha. Asante sana.